Namubwiye. Namubwiye. Dukina ibyaba. Dukora bayi turi he? Turajya kudushaka. Teganya kudushaka. Nuwari kazatukajya. Oya. Ajya kutwishakira. Kuzanya byinshi. Reka n'utungu twiza. Kuzanya byinshi. Byose turabikinisha ubukanya. Nkeneye. Aya masano yo gutekeramo. None se tuzadutekera ku ziko nyine. Ino se sari iziko. Ubwo turayigira gaze. Ngiye tugomba kubipanga. Ariya, iziko imyaka yose tumuranye ngukunda. Ubwo ubwo ngundiro rero ukunda. Ndagukunda n'urundi rukundo abandi bakunda. Ngunda mu minsi yanyu tugiye kwiyimukira mama niko yavuze. Abundi twiyimukira. Ziko imyaka yose nagukundaga. None ngo mugiye kunsiga. Ntabwo nabona kugusiga. Nsuzuguye mama nkareka ishuri. Mama niwe nyishurira ishuri. Niwe nkorera buri kimwe ngo urumva namusuzugura. Ubwo se mwaba mwansize ndi njyenyine. Ntabwo se ufite mama wawe. Ufite papa wawe. Ufite barumuna bawe. Ntabwo ari njye mukobwa wenyine mwikaritsiye mwiza. Uzashaka undi mwiza njye tugiye kwimuka nanjye ngiye nzabona abandi bashyashya. Ziko uriya ugiye kunsiga cyangwa tega nigendere. Regisi winsiga mani ntabwo ibyo bintu byaba. Tega nigendere. Regisi. Adi. Sorry Yana. Ugiye kunsiga. Tega nigendere. Ngura kisata babaye. Ariko bariyana ari hehe? Igihe namutegerereje nk'umuntu waba yagiye. Agende ari hehe? Uyu mwana amaze kunanira. Amaze kunanira pe ibi ntago ndaza kujya mbyihanganira. Ubu none haze kureba iyajya. Uyu mwana arananiranye pe. Arananiranye. Uyu mwana rwose amaze kunanira pe. Ubu ntago aramenya yuko mba mukeneye koko. Amaze kunanira. Nukuri amaze kunanira naza ari bumbwira ahantu yagiye. Ari buhambire. Mama niriwe iki? Mama wagiye uvuga neza. Nkubu nkawe uvuye hehe? Kwe navuga. Numbwira ahantu uvuye, ngareko wigiza amashyaka ukajya wumva. Nta sono gira bagakobwa we. Naho ngaho umbwira ahantu uvuye. Iyo ubona papa wawe yaragutaye, wewe ukigira inzererezi, uba mubona nta soni. Ubu ubona tuzabaho gutureba nta mwanya mfite mba nkora njagaraye ndi gushaka ibibatunga bakirwa wirukanka. Ako niko kazi kawe. Ngewe uzajya mu mwanya. Ceceka vuba, ntabwo uwo nguwo ari umurimo ushinzwe gukora aha ngaha muri runo rugo. Njye nzajya nca hano hirya nca hino nawe wiriwe wirukanka nta n'isoni. Nta soni. Kabiri gatatu mbona amazi yageze aha ngaha. Ntukazajya umvugisha we toka. Nimukasakurishe. Toka. Ariko papa. Ziko ari umwana w'inshuti yanjye dukundana. Umwana mukundana? Umwana bamwita ngo iki?
Ariane. Ariane? Nuwahe mwana? Nuwahe? Umwana nawe? Ukunda n'umwana uko nguko? Ego papa. Gusa umukunda urukundo rumeze gute mwana? Murigana se bimeze bite? Ntabwo twigana. Nase yakubwiye ko agukunda? Yambwiye ko ankunda. None se ubwo urukundo umaze kugira mu rukundo nawe mwana? Urakuze mwana wa aka kanya? Maze kuba umugabo. Maze kuba umugabo? Aracyari umwana wa mwana we. Ariko papa bagiye kwimuka ariko dukundane. Bagiye kwimuka? Wamukunda mwana? Namukunda. Agiye kwimuka gusige? Urumva ugeze agahinda se? Wabonye wa mwana wawe? Umwana wanjye amaze gukura. Mubwira ngo tubyara kandi akana Ariko se ubu yowe yari yakura koko waretse tukabanza tukarera n'uyu akigira ejuru. Umwana imyaka igeze mu 10. N'agahinda reka njye kumureba. Agahinda k'iki mwana? Koko mukunda. Kuko umukunda? Umwana koko urukundo rwaramwishe ko. Leta n'ibyanyabyo. Rero nabigize seri umwana. Genda umurebe inshuti yawe ngo ayabahuca agenda ataza kugucika da. Ariko banguke. Uza kubanguka. Madam. Karame. Mungu wawe yakuze. Uzi ko twabyiruye ahubwo. Ngiye burambashije kumirwa. Asigamye n'urukundo cyari cyo. Kuko mwana none se buriya uriya mwana biriya bintu yabitekereje hano. Bizi. Mwana ungana kuriya. Kakomeza agatsimbarara ngo nimbwa gahinda kari kumwica ngo rekaje kumureba. Nukugira tukamukurikiza koko yakuze. Tukanareba nyine n'uwo mwana wari we. Tukazamumenya n'uwo muryango yuwe. Ntitunamubajije base bitwa ndebanye ariko se buriya warabizi ndazi iby'uwo mwana Ariane. Wasanga baraniganye cyangwa banigana ntiwamenye ibyaha. Wamenye. Mugabo mwiza kampuzanire icyayi. Oye nakererewe. Oya byihorere. Ndakinywera ku kazi. Yewe ntacyo arakamuzanire. Reza na baga yonyine. Je nakererewe. Batava banyiruka nashaka tukazabura ibirayi byo kurya. Reza nazana ahubwo ngira vuba ndabona amasaha agiye. Mada rero ugira akazi keza rero. Sawa rero kandi uhahuronke mugabo. Nawe usigare ku rugo neza. Nuriya mwana urumva yuko byabaye ikibazo. Ugende mukurikirana urebe uko byabaye. Ndabyigaho ndagomeza mukurikirana. Sawa reka ngire mu kazi yawe. Bagira akazi keza. Umugore mwiza. Yego. Urinde uri gukomanga Ariya. Reka nze njye kureba gukomanga gutunganya utuntu aho ngaho. Karibuni. Bisa ni mwebwe. Twebwe. Muraho neza sheri. Muraho. Amakuru. Amakuru ni meza. Seko twari twarakubuzera. Nakazi kenshi. Ni mushika hanga. Nakazi kenshi. Tugumbye. Muzane tubakire. Yewe ga mara. Ibaga ntabwo ndi butinde. Ngaho narigize ngo ni ikintu tuzaniye naho usugenda. Oya nta kintu kirimo nari mvuye mu kazi. Yewe ga reka nicare tuganire nyine amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Yewe ga waragiye urahera ntiwagaruka turagutegereza atwi no kuri phone nta no kuduhamagara. Ahubwo rero nshaka kubwira ikintu. Ntabwo nzongera kugaruka. Umugore wose yamaze kumenya yuko wose ndi kumwe nawe agatanga atazamitana cyangwa nawe ukamitana nta wamenya. Bitwaye iki ariko abagabo b'iyi minsi nge mwaranshobeye. None se kumenya yuko mpari ntago wambyajera ntago twabyaranye. Umwana we nzakomeza kumurira. Ariko oya ntabwo nzagaruka. Maze nge mbenyera ntabwo. Oya? Ariko nyine urumva kuguma ku rugo. Abagabo b'iki gihe mana nyagasa. Uyu none se kubera kinje kubikubwira. Nje kubikubwira. Yewe Ariya. Ngwino usuhuze papa wawe. Mwana. Papa ndeba tuza mu cyaje nyambere. Ora. Muyambire wagakumbaza. Warumbuye. Arama. Jewe rero ndi papa wawe. Papa. Papa wari waragiye. Narimaze iminsi mfite akazi kenshi wa mwana we. Bizana tukwakire n'iki. Oya ngiye guhita nsubira mu kazi. Mubona ko narinje.
mwana wa mwihorere nta wamenya iby'uyu mugabo. Ngiye guhita nsubira mu kazi kubera ko nari nongera numva mbakumbuye ndavuga nti reka nze kubareba. Ubwo ntabwo urukumbuzi rushize. Ese umuntu uri mu kazi nawe rero ibyaye ntabwo tujya tubimenyera. Nta n'inkweto tuzaniye umwana nta n'umugati uhise ugenda gutyo gusa. Ariko sinkubwiye ko mvuye mu kazi se sindahembwa. Nta murahembwa. Ubu ngo hashize amezi angahe? Amezi? Oya nta sinaheruka hano buriya ari ukwezi gushize mvuye hano. Hashize amezi 3. We naraje sinagusangaho mwana we. Naje ata mama aheruka kuza hano. Ese papa wanguriye umugati. Ana we. Shaka umugati. Yega n'amandazi yaretse kungurira. Oya nuko nje mvuye mu kazi. Oya mu gikapu cyawe hora harimo amafaranga ngurira rwose umugati w'agaciro. Akangurira agati mandazi ya sengi sibyo? Kangwa mandazi. Wanguriye se igihe umusanya mama. Akira. Naize ntabwo nagukira amagambo yawe. Rabizi. Reka rero nsigare nganya na mama wawe. Uje kureba ya mandazi sibyo? Sawa. Buriya rero kirazira kuza ubwira umwana ko nta kintu ufite ugize umuzaniye abaye 500 aricyo gihumbi akibone. Ariko abana ndabikoze ruzungu. Nta kundi nyine nabigenza nyine ubwo ngewe ndi nyina ntabwa ndiyakira nyine nta kundi. Urumva nawe aho umugore yamaze kubimenya gusa urumva twabigenza gute. Ariko nge ntabwo ndi umugorera. Nzaza kureba rimwe na rimwe ariko niyi byinjiri ari nijoro. Nta kundi nyine. Ariko ntabwo nzongera kuza ku manywa y'ihangu kugira ngo nawe urajura abantu batazabivuga. Nta kundi nyine upfa kuzajya umenya igitunga umwana wawe ibindi ntacyo bimbwiye. Nzajya nirwanaho nyine. Nzaza mbikora ndantekeza yuko nta kibazo kizabamo. Nta kibazo ubwo nyine ndaza kubyumvisha umwana mubwire yuko nyine akazi gakomeje utazongera kugaruka hano vuba kubera wagiye gukorera. Yego nzaza namuhereza n'amafaranga ngira ngo uzungurira nari amandaza. Nta kibazo pe upfa kumenya minerivare ukamenya ibyo umwana byose akeneye. Jewe rero reka ngende sinzi nimba uri mumperekeza ariko ntugeze kujya cyane. Reka ngugeze hano ku irembo n'ibihuru by'ubu biravuga. Yego. Ariko agahinda ntikica kagira mu bikoko. Ubwo ko n'ingi Imana yaremeye amaganya. Nijye bitumye uvuga ko papa mama amafaranga. Ntacyo mwana wa ntacyo nyine nuko mba ndeba nkabona ntazi nyine ibintu bikomeje kuncanga. Reba nawe igihumbi. Umuntu udaheruka hano akwiriye kuguha igihumbira. Mama kamande nibaza akabazo gato. Papa naje ngo yicare. Noneho zikarenzaho amazi amezi menshi atazi. Mbwira uriya ni papa njye cyangwa ari papa? Uriya ni papa wawe mwana wanjye nta kintu naguhishe uriya ni papa wawe. Ariko nyine ujye ubyakira uko ubibonye nta kundi twabigenza. Reka mama umbwire niba ndacyatanga muvane amaboko. Papa wawe aragukunda cyane ni nayo mpamvu abaje kutureba. None se abatagukunda kaza mwana wa papa wawe mukureho urubanza aradukunda. Nyine tugomba kubifata kuriya ni n'akazi k'ubukarabuze buriya niya nari amafaranga aba yabonye. Ngiye mama reka nkubwije ko mama papa atadukunda. Tuzareba ibyo ari byo tubwiye ko agiye mu kazi. Reka turindire tuzareba yuko utahazaduha. Umva mbabarira ugende ujye mu cyumba ibibazo byawe ntabwo nabikira ahubwo ngubwo nyine ubutaha nzamenya ibyo ari byo. Nako ngiye ugomba kunsobanurira. Nzajya musobanurira mwana wa. Nakubiswe ntashomye sinzongera kubona agafaranga kuri kofi yumye. Umva ariko nzongera mbona agapinda mwana. Ariko ko ndamurwa ari daje mushiki wagira imeze bite? Hewa tugeze mu rugo kabisa. Ntakwirwa. Ko mutashe bwije se hari ikintu mwaronse. Imihanda yagoranye. We nta kundi nyine ngiye ndi kwinywera amazi. Yewe isukari se nayikuye hehe na wa mugabo wanjye yambwiye ko azajya anyoherereza kuri telefone. Nategereje nahebye
nuko nyine ubwo ni isereri turajya mu buriri twiryamire umunsi zatuzikambara natwe niba araduhemba ntabusha kwirwa tubwira ejo nzayabaha n'ubu dore ntashye umva nanjye hamwe njya gukora uturaka two kumesa naciye hanca nabuze n'umwe wandeba n'irihumye ubwo nyine nta kundi turihangana dupfe kuryama nyine wenda ejo uzaba bucyana yanjye ntawamenya baba we ntose mushikiwe umugabo wawe kwa batadu aguha amafaranga turi kumutuga ko natwe imihanda iba yagoranye tugenda tuhigahiga ngo turebe ko twayabona bikanga umugabo wawe undi rurarugabura kumariye ikindi wazanaruretse si urwo rwo kwirirwa rukurya amaturu gusa hari ikindi ntimukambwire njyewe uriya ariko nta kundi nyenese ko twabyaranye nta kundi mba ngomba kwihangana ubwo nyine nabishaka azagirira mu mwana we natazigira nyine ubwo tuzadukomeza gusakira narabyaranye ariko agomba kwita no kuri ruriya rumende rw'ugomba kubimubwira no se ruriya rwavumba rwe ruzabaho gute uretse ariko ndi buhamagare mubwize ukuri ntabwo ibi ngibi ari byo nzagumamo kugira ngo umwana mvune njyenyine cyangwa se nzamujyane ku mugore we mukuru yirwa nkangisha nawe amurere iyo afite umugore mukuru wamuwereka nuko mba nanga kubivuga Ariane yumva mba nanga kubivuga umwana yumva noneho uri incorekeye bega yewe zikumbiyeho rero karabaye papa afite undi mugore uretse kandi ibyo bikuye hehe ndabyumvise uko mwavuze byose ku murongo nabimenye reka reka wumvise nabi nakubwiye ko uzajya wa mwana gukunda kumvirana nakubwiye ubwo uri kumva wumva iki ntabwo ari byo wumvishe genda nari ndyamye hariya ndi kureba filime none ndabyumvise ngeze no twiyabyarazi genda se mva imbere dore ko abana b'ubu mutagira umuco ubuze guhagarara abantu bakuru ihangane isura kwijyamira sha igende ihangane uwo kuzagukurikirana mwamboneye ko nagwishije uriya nawe nuwase kugakora hamugana uko narirwa agenda ahetse ibibage cyangwa afite amafaranga menshi no kwita ku mwana biramunaniye yewe njye nabashije kumva ubu zitari kumunonera ahangaha ari uko adahari ntiyambwiye ko azajya anyohereza amafaranga buri kwezi cyangwa ngo rimwe mu cyumweru ubu ngubu njya nyabona mbarere mubwire anti rekana na ruriya rukubitwa n'inkuba rw'urugabo kuko n'ubundi ruriya rugabo ntacyo ruzakumara ni ubwo kukwangaza gusa rukagutera umuruho ejo ruzagukubita uyegamane kuko n'ikigo ry'intabwenge oya nihore reka mushiki wanjye ahubwo nakomeza abane n'umugabo we wenda nawe wamenya areka wenda nawe wabona ameze nkanjye niba turi kujya tukabura agafaranga ubona bari guhigahiga wenda rero ko yabona n'ibyo bishyimbo n'umuceri wabona ejo bundi azanye aho bakamena tukajya turya ayabura byaye buriya ko ayoherereza umugore wiwe mukuru njyewe akanyihorera ariko mwihorere n'injye nawe kuri perezidanse njye nzagerayo perezidanse bireka n'ubundi umwana waramugokanye umugokana wenyine akiri uruhinja akiri mutoya mure gukomeze wirwanaho natwe tuzagufasha ufite amaboko ufite n'amaguru ufite n'umutwe muzima uranatekereza reka n'iriya mbobo y'umugabo yego raka mwana nubwo urimo tugira ibitekerezo reka nawe ubundi nyuma y'uriya ntawamenya abura uzahana n'uyoyo nakomeza kubwira ngo ureke umugabo siba aho ngaho nawe ugaje nawe ndacyari na muto uzabona umwe se niwe watangisha atari mutonya so zamwirungu n'uburyo ushaka umugabo ntabwo ari we wanshajisha musaza se ni ahantu watsinze udufaranga mani musaza wa reka turekane n'iby'uwo mugabo tumwibagirwe ahubwo nta hantu umuntu w'umusore rero ntabwo ukora wizigama nta hantu waba waratsimbye udufaranga basi ngo umpe turebe ko twara dukoze ku munwa mwana hari utwo nari mfite ari kuzajya kuguramo akandi gatelefone handi nabonye yananiye umva ndemera ntari reka nurebe nze turebe ukuntu twibonera akawuga twiriye uriya mugabo n'akasamutwe nawe ndeba agakapu tujye guhaha sha ahubwo si wumva shavoka y'imbwa imanutse kabisa shawe nanjye musaza wanjye ni uwa mbere kabisa kirajya guhaha ubugari bwa usomera hano twamutibikane murakoze bana murakoze murakabyara nari nzi ko umwana wanjye agiye kuburara ngubu koko papa wanjye yagiye kuva ngifite imyaka 8 none ngejeje imyaka 18 yose ataragaruka nanamukumbuye mama wari hehe kakaza ngo umubaze koko
Mama. Ako kamwe nicara nsanga. Mwana wa papa wawe yaranjengereje ku buryo wewe utabyumva, ntago wabyumva. Umuntu umbwira ko azajya nihereza amafaranga buri kwezi nkategereza nkaheba. Yambwiye ko azajya ampa amafaranga nkagufasha akagufasha. None reba ibintu by'ukora umumbaza, reka ntukajye ukora umbaza papa wawe, ibyo sinabivamo. None se mama kugiye urakaye. Njya kwitekera udushyimbo muko ibyo sinabivamo. Nshobora kuba nibabarije mama. Kamusaba imbabazi ariko. Aragise. Karame mama. Karame mama. Enda hano mubaze mwana wa. Waramutse se mwana. Namupfeneza. Amahano iri kugenda. Rero umaze no kuba umusore, umaze kunsumba. Sigaye musumba. Mwana umaze kuba umusore cyane rwose. Nakuze. None se makuru yawe mwana wawe. Kuri neza no kwishuri biragenda tu. Ese ko nta gakuru gashya uherutse kumpana. Ama ikintu nashaka kubaza. Wa mukobwa witwa Ariane wandi nakundanaga nawe. Ntabwo nimubona. Kuki mubona ntiwambwiye kubimutse hari? Nakubari musako na zinzani bimukiye. Ntabwo wamenya agace baba barimukiyemo. Bakwabaza n'iki gihe akora telefone umuntu yabaza. Mama rwose rero tugomba kuzamushaka tu. Mwana wanjye iyi ngingo yawe ndayumva nukuri ndakumva mwana wanjye, ariko se tuzamenya tumushakira. Mama Ariane ndamukunda cyane. Ndabizi ko umukunda, ariko se ubu nta n'umuntu wabona wabaza nimero ziwe mwana wa. Ubwo nyine tuzagenda tubaririza nzamubona, ariko ndamukunda cyane uwo mukobwa. Mwana wa, uzi ikintu ngiye kuzagufasha? Ngiye nzagufasha gushaka uwo mukobwa Ariane. Nemeye kubikugiramo. Ariko mwana wa nawe ugomba kwitwara neza. Ni witwara nabi nzabivamo. Nzitwara neza mama. Ugomba kwitwara neza, Ariane nzagufasha kumushaka. Mbese mama cyane namukumbuye, ubu se yakuze. Birumvikana yarakuze, none se nimba ungana gutya. Kandi urabizi ko abahungu mukura mwironda. Ubu we ni inkumi. Cyangwa wabona